sinzi niba nkora byinshi bidashimisha abajizi ntago byoroshye yeah. Ndazira kuba ndi mu myimurikirwa n'inkoni ntago byoroshye yeah. Barizwa ku isi niho deal nyinshi zinama emoji ntago byoroshye yeah. Ibaze nsize n'ishori nziza igicu nk'inyoni naba nkomeje Why am I distracted? Why am I becapping? Akenshi nkazira umunabi ngabyanga mbivanga n'itabi n'uwambyaye akanyita icyo nazi ngo umusazi yasariye ibyazi ngo muhasi umusare ku mazi nk'ikibandi muraza aho hasi igiputa ngikaraga blonde kigisinda nyiture no hasi zo mbage ndabona ari wazi mbogege ndabona Kongeye kubasuhuza abakunzi ba CB Entertainment nk'uko bisanzwe CB Entertainment nk'uko musanzwe mwimenyereye ni ikiganiro kigenda kibagezaho ibyamamare abasitari bagiye batandukanye ndetse n'abantu baba barimo baragenda binjira muri showbiz mu buryo bugiye butandukanye ngira ngo rero nk'uko muri kubireba imbere yanjye turi kumwe n'iniga kabisa bimeze bite musaza Life ni neza bro. Ndakubona wan. Bimeze bite so? Ni fresh wan. Nandimo nitambukira sinzi ukuntu ninjiye muri studio numva ibintu bimeze ukuntu ngezemo sanga ibintu bimeze nabi cyane. Ibintu hanga ni ukuvuga ngo tuba twabigize ubukwe. Ibintu ubukwe hano ibintu biraryoshye ibintu ni neza kabisa. None se waba witwa nde? Ngiye nivuga nk'intore ndabanza nka intore mbere yuko ibanza ukikora mu mirya twagiye. You made my childhood nkeneye kukugira everyday nagusabwe kuva kera ndagusabwa mu busaza everywhere twikaraga nagutandukana inzozi zarukubana nabaga ndi papa ukaba mama mu dukino dutebya tugikina iby'abana. My name is Suisshman. Suisshman ko numvugwamo neza wana niko neye akazigo se nibura karakoze kararangiza akazigo kararangiye tu kari outside kari hanze. Iyo ndirimbo yawe yitwa gute? Yitwa I want you back. Ngo yitwa I want you back. Wagire none se usanzwe ukora indirimbo umaze gukora nk'indirimbo zingahe? Bro so ko nsanze muri studio hanga niho ibintu byanjye biba sinabasha kuzibara kabisa. Ni nyinshi byatari. Nyinshi kabisa. Ariko se izamaze kugera nibura izo wavuga abantu bagiye bazi zigiye zitandukanye. Nazo se kari nyinshi. Nazo ni nyinshi. Nyinshi. Ahubwo keretse umbajije nk'izo nibukamo. Basi wakwibutsa abantu izo wibukamo. Za hafi ahangaha. Za hafi ubu. Yari yitwa Low. Nakoranye n'umuji wanjye yitwa Ruganzu. Akaba yitwa I want you back maze kubaririmbiraho. Akaba Blessed ndi kumwe na Bovari na Yankri. Indirimbo ni nyinshi. Ni nyinshi kabisa. They should check on my platforms. Zirari DistroKid, Spotify, Deezer, Audiomack, YouTube. Amazina ni Suisshman everywhere. Hose ni Suisshman. Okay, ngira ngo abantu ba CB Entertainment bagende rwose bagerageze barebe umuntu bita Suisshman haba kuri Spotify ahantu hose kuri Audiomack ni nahe handi ubwo turebe kuri zino mbuga nkoranyambaga zisanzwe major platforms zose muziki wanjye uriho. Ubwo tugarutse kuri izi mbuga zisanzwe atari zicuruza umuziki nka za Instagram. Ntago umuziki wawe wajya kuri Instagram utari kuri Spotify. Nyine ndabyumva. None urabona hari nk'ukuntu nk'abantu ubusanzwe abashaka kumenya amakuru yawe kumenya kwa kundi indirimbo wayisohoye urenda gusohora indirimbo pre-release imbere yuko nyine ushyiraho indirimbo haba social medias za Instagram n'ubundi ni Suisshman ahantu hose ngiye niko nitwa n'ubundi ni Suisshman not Suisshman agari switch ni Suisshman. Okay, Suisshman none se amakuru y'iminsi ubusanzwe wana ubuzima buragenda gake bro. Alhamdulillah nje ntacyo nshimye Imana bagiye bikora gake. Ko naryoshye Suisshman wawuzuyemo neza cyane. Nakuryoha bari biraho tu nakize.
ngira ngo kuri kamera turagenda tubereka uhereye kuva hasi kugera hejuru Suisshman ukuntu aba yifunzemo neza cyane. ibi ngibi ni urucabana. Urucabana. Neza Suisshman ufite indirimbo zifite amavideo. Yego. Indirimbo zifite amavideo zaba ari ni nyinshi nazo. Ntago navuga ko ari nyinshi, ntago ndagera hejuru cyane, ariko zimwe muri zo zifite amashusho ari hanze. Zimwe na zimwe zifite amashusho ari hanze. Ubushobozi sizubizi wowe. Ariko icyambere ni ugukora bro. Kandi mba ndi kubona nawe nyine urakora, mba nkubona muri studio ahantu hose baba batwitse. Mba ndi kukubona. None se Suisshman, ubusanzwe indirimbo ukunda kuririmba ni ubuhe bwoko? Nje rero ukuntu umuziki wanjye uteye ntago ngira injyana nireferaho, uvuga ngo nkora uyu muziki gusa. Nukuvuga ngo ushobora gukora hip hop ugakora ngende umunyamuziki tu. Wokora umuziki. Umuziki wawe ari wose udatuka Imana, urumva, udatuka na leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe na leta. Okay. Urundi yose kabisa ndayikora ntaribi. None se okay, ngaho duhereze nka hip hop twumva ukuntu aka new school uriko twumva ukuntu wabugwamo. Yeah, let's go. Zagera yondi crazy nk'umubandi uzira icyondi sinzira kubipanchi mubanzi wanzi yikemikili hali wanna try me. Yeah, we'll be rich nigga for the fake niggas mutubona uko tutari twana bitch nigga bona mwinjiza ni gute tari visa niyo hasi yili hambona bless nigga batinikaye nuko twakoze mbahit bati freeze dizi wangize twe tuli family trying to be rich na gang elite. This is insanity mere dumfitiye ubwayiri quick. Yeah, that's how I do. Suisshman aywana ko numvugwamo neza bro. Man ntacyo nshinja Imana n'ibindi birenze bibisa. Ni ibintu urabikora fresh wana. None se studio ukunda kwibandamo cyangwa se ahantu ukunda gukora umuziki wawe ni hehe? Ngiye nkunda gukorana n'aba producer, sinavuga ko ari benshi cyane gusa kubera ko type yanjye aba producer bari kuyikora n'aba producer bari kuzamuka young generation. Nkorana na Dizzy Beats. Yego. Nakoranaga n'uwitwa Gadelu, nkorera muri Kosovo Records. Kosovo biracyabaho. Kosovo to the top. Ngubu Kosovo ari ibintu bya danger bro, abantu babe maso. Kosovo abantu babe maso kabisa. Niho hantu navuga mfite udu projects twanjye nyine. Kosovo n'ubundi yari sanzwe ikora abantu bakora hip hop cyane. Gatenga Kicukiro. Rero navuga ko kari agace nyine na agace k'aba artiste bari gushaka gufata man, bashaka iki gihugu ubundi ni cya Gatenga Kicukiro. Nibyo. I bet kabisa. Niwo bantu nyine haba abantu babahaduka b'abaraperi. Ikintu kiba kibura nuko tutabona nyine abantu bari kuba neza cyane. Gusa umuziki wa Kosovo urarenze fo. Ndabizi mani muri Kosovo hajya haturuka abantu bagiye barenze, gusa nyine urabizi kuko ikintu kiri kuzamuka kibanziriza muri underground. Abantu bakabanza bagaherayo, ariko nyine uko tugenda tuhagera, uko tugenda tubamenya ngira ngo niko mugenda muzamuka. Kinyatrap ntago ubyibuka ukuntu mbere abanje guhasoringa. Wari haso kabisa, yasoye Munyagatenga, hasoye Murara wari we wese kabisa. Urumva urabizi kuko hari n'abagiye bayizamo ugasanga bakabivamo akayivamo itararangira, ariko iyo ukomeje ugakora kuri cya kintu ukunda n'umutima wawe wose ugera ugafata bro. God is gonna make a way. Niko bimeze. Subu ufitemo icyizere se? Ngiye ntago niyo abantu bakinakariza, ariko ngiye sinzabara kukigirira tu. Ngiye nzakora bro mpaka uzigiye nzarekerera se ninshira mu mwuka. Kuko byanyabyo man, umunsi naretse ibingibi byanshwanishije n'ababyeyi, binshwanisha n'abantu runaka batabyumva man. Rero nta kintu nsigaranye uretse ubu buzima ndimo aka kanya. Ibingibi ndi gucamo aka kanya nibyo bigomba kungira uwo nzaba ndi ejo hazaza. Rero nzabereka ari uko umwuka wanshizemo, cyangwa mo kimwe ari uko isi yose yabaye ibirage nta muntu ucyumva, nibwo nabireka. Ndi kuririmba nagira umuntu ubyumva nibwo nakatira. Ni gange na give a fuck, sinakatira. Sinzi nyine kuntu nabikubwira ngo ubyumve tu.
umuziki urarenze bro. Umuziki ni fresh kabisa. Umuziki None ndawukunda. Suisshman, Karame. rero ntago nabura kukubaza kuri iki kintu. Nko mu minsi yagiye ishize twagiye tubona abahanzi hari abakora hip hop cyangwa se izindi njyana zitari hip hop ku bijyanye n'ibiyobyabwenge urabivugaho iki? Hari ukuntu twagiye tubona bavuga bati aba bantu barakabije, rimwe na rimwe hakaba n'abo dufatiramo. Wowe ibi bintu urabisobanura uti? Ese si ibintu bisanzwe, ibiyobyabwenge birahari tu, ibiyobyabwenge biriho. None ku bijyanye no gushishikariza abantu kuba babireka, wowe wabibwira n'iki wabwira abantu? Haba ari abakora umuziki cyangwa kuko nta nubwo ari n'abakora umuziki cyane gusa, iyo urebye usanga urubyiruko muri rusange niba usanga bari kugenda binjira muri izo staff. Wabwira iki ku muntu ukora umuziki ariko akishingikiriza izo staff, wowe wamubwira iki? Njyewe ikintu namubwira, namugira inama yo gukatira, kuko urabibona abantu benshi twagiye tubura like imyaka ishize, abasani benshi twari dufite bari kuri level twafatagaho icyitegererezo kubera ubuzima bari baciyemo bwo kuba imbata, addiction, you know, baca mu bintu nyine by'ibiyobyabwenge bidafite, nawe urabyumva, bidafite inyungu mana. Boro byica kariya tu, ntago ari neza. Sinavuga ko buri musani wose ukora umuziki ariko abikoresha. Hari igihe umuntu akoresha ibintu azi ngo ni nyine biri kumufasha mwaho kanya ukajya hayi iki, ariko the future belongs to you. Hari igihe rero uri kwishyira ejo hazaza hatari neza. Inama ngiye nagira nk'umuntu wari wese cyangwa turi kumwe muri industry, gushyira agapira hasi nyine tukareba ibifite inyungu, bifite akamaro, bifite icyo byatumarira nyine mu buzima, mpane bitwicira life, bituma abantu batadugirira icyizere, bituma abantu batwibazaho ngo kuki abasani bameze gutya. That's not what we want. Dushaka kuba abantu bafite ejo hazaza hazima, hari neza muri life. Ni ukuvuga ngo wowe ikintu wagiraho abantu inama, bakore cyane, bareke kwishingikiriza kuri ibyo bintu. Niba atekereza gukora umuziki, awinjiremo n'imbaraga ze zose, akore ataruhuka, nta igihe kizagira nacyo kizamwumva, sibyo? Njyewe ikintu nahababwira, ibintu iyo wabitangiye, buri gihe utangiye urugamba ugomba kurusoza. Niyo byagenda gute ntago wajya mu rugamba ngo barasisasi mwite wirukanka, wabitangiye ugomba guhagarara ugahangana n'abanzi bawe, ukarasa amasasi 100, urumva 100 agapfamo 50, hagasigara ahandi 100 ugakoresha ibipfunsi. Five for a living. Rero umuziki natora n'amabuye n'amabuye phone n'inse ukabirukankana byanyabyo. Rero nakurekera bino biboro birarenze. Ntabwo nabireka njyewe kabisa, naho ngira inama yo kubireka. Sinzabireka. None rero reka nkwereke rero, mu minsi yashize cyangwa se ukurikije umuziki uriho muri rusange, urasanga umuntu yakoze umuziki ugakora nyine umuziki ufite vibe mu by'ukuri ya dance, urumva? Ariko noneho mu minsi mu kwezi kumwe indirimbo yari yaje iri hit, mu gihe gito cyane ya ndirimbo ukayibura ku buryo nyine utakongera no kuyumva. Noneho hakaba n'indirimbo twagiye twumva mbere, ngira ngo urazizi, indirimbo za hari ba Tough Gang, hari abandi bantu bagiye baririmba ba Jay Paul, tukagaruka abantu nka ba Meddy, ba The Ben baracyakora indirimbo tukazibona n'ubundi ziri hejuru. Urumva, nukuvuga ngo izo ndirimbo uburyo zikoze ni ya ndirimbo itarangira. Ibyo bintu wowe uri kubivugaho iki, ukurikije umuziki w'iki gihe n'ukuntu urubyiruko rurimo gukora? Nje ntago nagendera ku mikorere yacu nk'abasani, kuba ikintu ushobora kuba wagikora ejo abantu ntibaba bari kucyumva. Kuko abanyarwanda ukuntu bameze cyangwa se n'abandi bantu bose bumva umuziki, abantu baraharara tu. Umunsi umuntu ashobora gukora umuziki wo kuvibinga nyine no kugira ngo nkore indirimbo njye mu kabari numve bari kuyicuranga. Rero uyu munsi ko umuntu anywa icupa kumva iyo ndirimbo, ntago ari ko ejo azaba ari kuyumva, ejo hari igihe azaba arwaye atari yakeneye kumva. Impamvu Jay Polly, Tough Gangs, Bulldog bari abaji bakoraga indirimbo na n'ubu zicyumvikana, nuko ibintu baririmbaga byari real life, ubuzima bari icyo gihe, n'ubu hari abantu bakibucamo. Amaganya man, hari abantu babaye mu ubwo buzima butajya buhinduka since day one, ugakomeza mu gihe wirahira ukomeza ibintu byanga.
ariko se uyu munsi nizo ukaririmba indirimbo y'urukundo runaka ugafatisha uwo mukunzi mu icyo gihe nyuma y'amezi 5 hari igihe uzaba utakimukeneye cyangwa muzaba mwarabanye noneho muri neza nta kintu cy'imitomo gikeneye ahubwo ari ibintu by'iterambere muri kuganira mudiringa gusa. Rero imiziki numva ko iba flop bitewe n'igihe n'abantu bayumviyemo na situation barimo n'ukuntu n'ubutumwa nanone buyigize kuko ari indirimbo zitazigera ziva. Kamariza si tukimwumva turamwumva cyane, Imara turazumva bakuru bacu twakuze tubumva ubungubu nabivuga ko ari ba sogokuru bacu. Imiziki basize hari abantu bakiyumva, nanjye ubwanjye ndayumva cyane rwose. Rero imiziki y'iki gihe ikintu gituma ishobora kurambirana abantu bakayibagirwa vuba nuko baririmba ibintu barimo. Munsi hasohotse amapiyano, isi yose ni amapiyano. Rero abantu 100 niba bari gukora amapiyano cya miliyoni bari gukora amapiyano, indirimbo yawe nawe ari amapiyano, bazayihararuka bombe n'iyundi gutyo. Ubwo buri munsi no kumva ipiyano ryasohotse kugira ngo guharare birasaba itandukaniro ubu ngubu real life shit. Ni ukuvuga ngo ku giti cyawe umuntu aba agomba gukora indirimbo ya vibe, agakora n'indirimbo irimo ubutumwa nyine byumvikana hose ukaba urahari. Nta nubwo ari ngombwa ngo ukore indirimbo ngo uri vibe cyangwa ifite ubutumwa, ahubwo wowe ukora ikintu ufite cyo guha abantu, then bitewe n'icyo wakoze uko wacyanditse. Niba ushaka ngiye gukora indirimbo izamere nk'igisigo bavuga ngo nasize iki n'iki, take your time wandike ibintu nyine abantu bazayikubura bakeneye. Ariko ntabwo wagendera kuko abantu ngo bari guharana indirimbo zidunda cyangwa iki kugira ngo nawe ubone iyo fame ubigendereho. Ejo nibaguharara ukwanga uvuga ngo nazize iki. Wowe ukora ibintu bikurimo, ukora ibintu byawe. Iyo wikoreye ibintu byawe Imana igira ibyayo n'ubundi Imana ikaza igihe cyayo. Cyakoze. None se Suisshman, si wadukubita kandi karirimbo? Shana akabakubita ngiye ntari kubite twumva ukuntu, ariko ufite vibe za zindi za danje, hari ukuntu ugwamo ahantu hagahita bavuga ati wallah ushaka ga hip hop se nano bana ngwisha kwa ga hip hop ka danje. Gusinzi niba nkora byinshi bidashimisha abajizi ntago byoroshye. Ndazira kuba ndi mu myimurikirwa n'inkoni ntago byoroshye. Barizwa ku isi niho deal nyinshi zinamo emoji ntago byoroshye. Ibaze nsize n'ishori nziza igicu nk'inyoni naba nkomeje. Why am I distracted? Why am I becapping? Akenshi nkazira umunabi ngabyanga mbivanga n'itabi n'uwambyaye akanyita icyo nazi ngo umusazi yasariye ibyazi ngo mahasi umusare ku mazi nk'ikibandi muraza aho hasi igiputa ngikaraga blonde kigisinda nyiture no hasi zo mbagenda bona ari wazi mbogege ndabona ari wazi ndasabira abanyanga kuzajya bagabura kabaze kumasha sinditanze ndatema ari kaka tuma home dinero zikaza man I face to face it bone gitora ari henny nsige bitell no kizi movie ya fame ni fancy bihola reflex na family dizima gang ni nasty tama bikorwe no bam shit no bam shit let's go. Suisshman iyo ndirimbo irarenze ariko noneho ikibazo kirimo izo slenge wagerageza gusobanurira abantu bakasobanukirwa kuko nanjye ubwanjye ntago mpfa gusobanukirwa. Izi slenge rero byamfatira umwanya kuzibasobanurira, byagufatira umwanya. Ariko ari abantu izi slenge ubundi runo n'ururimi rwa Kicukiro niyo utumvishemo ngo nyigusobanurire. Urumva hari nk'ibintu bya dinero, harimo ibintu byinshi. Nasty Dizzy ni producer wanjye yitwa Dizzy. Ikindi subwo ni iki no kizi nyine ni no kizi dinero ni ibiceri tu amafaranga. Slang zara abantu babazungu. None se okay wenda tuvuge ko iyo ndirimbo ibibwira abantu bumva izo slang sibyo? None se ubusanzwe iyo ndirimbo ivuga iki? Isobanura iki? Indirimbo yitwa Hen. Sinzi niba nkora byinshi bidashimisha abajizi ntago byoroshye.
sinzi niba ibintu nkora kuba umuntu ushobora kwicara akiba akitekerezaho hasi ibintu nkora kuko binyura abantu mba ndi kumwe nabo. Ese biroroshye cyane? Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye ibyo mba mbakorera tu, ubuzima mba mbacishamo, ubuzima tunyuranamo nyine, uburyo mbana nabo. Ese biroroshye cyane? Ntabwo byoroshye. Njye ndazira kuba ndi impumyi imurikirwa n'inkoni. Handi impumyi ifata agati igenda kugira ngo ibone bisaba ko igenda ishingiriza inkoni. None njye nzira kuba murikirwa n'inkoni ariko itari inkoni y'impumyi yo gukubitwa. Rero gukubitwa se subizi, hari ugukubitwa k'ubukene, hakaba no gukubitwa kw'inkoni nyankoni. Njye ndazira kuba rero ndi impumyi ariko imurikirwa n'inkoni. Ibaze kuba uri impumyi, ikintu cyonyine kikumurikira ari inkoni z'ubukene tu, kuba block nta biceri, ukaba utabasha kureba ariko nta n'ibiceri ufite. Ubwo ahangaha harimo ubuvanganzo bwanjye bwihariye. Suisshman, abantu rwose abantu baba batayemo akantu kazima wana. None se hari ikibazo rero nkunda kugira ku bantu bakora hip hop, uretse kuko wewe wenda ubivanga, ariko n'ubundi umuntu akurebye akubara mu ntuzo muri style n'ubundi amagangster, urumva barage. None ikintu kijyanye no gukunda bimeze bite? Gukunda bwo ushatse kubaza iki? Gukundana n'abakobwa mu by'ukuri Suisshman biba bimeze bite, cyangwa ni kwa kundi unyuraho wigendera ukanyuraho wigendera? Umutima ukunda urawugira cyane. Ese sindi umuntu umuntu, ahubwo se urwo rukundo urabizi neza ko rukiriho. Urukundo kuba wagira umukobwa, ukunda ni kimwe no kuba urukundo rubaho. Ushobora gukunda umuntu asiko ku rukundo nirwo. Okay, reka turebe. None se wigeze basi ugerageza kuba wakunda umukobwa ukamushima? Cyane kabisa. Ubu ngubu ntawe. Ubu ngubu sinzi ukuntu nabikubwira. Ubu ngubu n'ubwira uburebure cyane. Ubu ngubu ni ugucaho ugenda. Ntabwo ari ugucaho ngenda, ahubwo ni ukwicecekera byihorera. Urareba ukumirwa. Mbogege ni wazi kabisa. Ninsazi ubu ni uguheza, tukaba wicecekeye ukituriza. None se hari ikibazo nyine abantu bagenda bavuga ngo kiriho muri no minsi ebana ngo gikabije. Kuba nyine abakobwa b'iki gihe ngo araza azi kuko mutangiye gukundana. Urumva kumbi we afite umubare plan, ari gutekereza kuko kubera wowe Suisshman arakuzura umuraperi cyangwa umuririmbyi, ukunze kuba uri kumwe n'amaniga arenze, akaza akagira ate akabashiri wawe. Yamara kubashiri wawe kumbi arimo aragira ngo abone uko ashyikira noneho babandi yashaka. Aguceho wowe uri ikiraro. Ibyo bintu ukurikije ukuntu uri kubibona muri no minsi cyangwa n'abagenzi bawe? Ibyo bintu biriho. Uko bimeze? Ibyo bintu biriho tu, ariko ngira ntago birambaho. Utambwira ko byakubayeho? Njye wapi, njye ntago nabikiraro cy'umukobwa. Byaje wabigira ute? Basiko nta connection njye mfite ya danje, ubwo ngubwo yaba nshaka iki? Ago usobanura gute ko nta connection ufite ya danje? Yababarira ataje atazayibona akagira ngo mfite connection ya danje, agahita aza yitaye ku interview twakoze. Abakobwa beza rwose Suisshman aziranye n'abantu barenze. Urumva mutamubona gutyo ariko byivugisha. Arababeshya. Niko none ubwo se wagira iki abakoboye noneho sasa? Biba bimeze gutyo. Urumva hari nk'igihe wenda batari mu muziki, ari nko akora nk'ahantu ashobora kuba yabonana n'abantu, akaba nyine umukobwa akaza kurikiye ibyo bintu. Ni iki wagerageza kubwira abakoboyi bimeze gutyo? Nk'umukobwa yahuye n'iyo so rero ikintu namubwira subu no gusenga Uwiteka akamuhindurira ubuzima, kuko abana b'abakobwa b'iminsi n'insazi ntago bashaka ubuzima bubi. hapi ntago, kandi abasani tubaho mu buzima mani butandukanye. Hari igihe umuntu ubona life abayemo nyine ukavuga ati uyu muhungu mbanye nawe hari igihe yangeza ku kintu runaka. Hari n'igihe agutenguha bitewe n'uko yahize bikanga tu, abantu bose bahirwa. Ni bisanzwe, ushobora guhiga none bikemera, ejo bikanga. Hari n'igihe uwo mukobwa ashaka kuza akeneye no kuguteza imbere tu, abana ufite kariyeri nzima, avuga ati umuntu twabana twahuza ubuzima, Imana ikazakora ibya ejo n'ejo bundi ndabizi ko ari heza. None iyo abonye byanze akaba ari handi acika intege nk'umuntu, nyine akaba yakuvamo agahita ajya kuri babandi mwari muri kumwe kuri move, bo bageze ahantu hari ku rwego rushimishije. Rero ikintu nabwira umuntu
undi urukundo mani rujyaho rushaka tu ujyaho rushaka je aho ngaho nta kintu navuga uretse kuvuga ati mana nibisengera Uwiteka bahindurira ubuzima niba muhaye umukunzi muho umukunzi wa nyawe utari wo kumufera wa nyawe wa wundi bagomba kuba bari kumwe nyine tu Imana niyo yonyine ishobora kubikora ko n'undi ntiwamenya umuntu niba agukunda cyangwa atagukunda the feeling gusa tu akagira amahirwe ntazagwa ku isadunda iputa wapi kabisa ni iputa noneho hari ikindi kintu hari nk'ukuntu usanga nk'umukobwa nyine afite akantu tu afite amafaranga ye arenza yawe urumva ukajya kubona nyine tuharimo araza arashaka kuko mukundana hari abakobwa benshi bavuga ati ngiye mani urumva umukobwa undusha amafaranga ntago byavamo hakaba n'undi uvuga uti ebana nimba ahubwo umukobwa undusha amafaranga niwe nshaka noneho reka twumve wowe ukurikije ukuntu biba bimeze ubundi umukobwa ufite amafaranga mu gukundana n'umukobwa hari icyo babitwaye nawe uri mukuru mwana umuntu wese ufite amafaranga aba ari umuntu umeze neza kuko ngiye nk'ubu mbaye nafite amafaranga umwanya wo kuyahiga nyine ubuhari hari igihe uhari cyangwa udahari ariko iyo ufite umukunzi akaba ari kugusaba ikintu nta mafaranga ufite bigutera depression tu ukaba wakora n'ibintu bitagakozwe kugira ngo umushimishe iyo aje afite amafaranga mugahura sinabwira abaniga bose ngo bashaka abana bafite ibiceri nawe ushaka ibiceri ahubwo we shaka ibiceri ugira umukunzi nawe ufite ibiceri utazagusaba buri kintu utazakugora nyine tu umukobwa nyine uri macuwa ufite n'amafaranga ntago akugora yitaho ibyinshi aranagusapotinga none se ko hari abantu bavuga bati iyo umukobwa aje afite ikofi ngo aragusuzugura ngo aragusuzugura iyo nta biceri ufite iyo nta biceri ufite aragusuzugura ni ukuvuga ngo mu gihe utarabona ikofi ntabwo ushobora kwiyongoza niba nta mifungo ihereze mani wikorera imiziki cyangwa wikorera akazi kawe cyangwa ukora ibindi bintu shaka ibindi bintu ubuhereje urukundo rudafite amafaranga ntabwo ari rwiza urukundo rutari nk'amafaranga ntabwo wabivamo nawe urabyemera gutyo ni ukuvuga ngo gukundana n'umuntu ako wamuganiye kiba ari ikibazo urumva ifaranga wari kubiserega haroro amani byo bireka nta mifungo ubaho ubuzima bwawe bwose nyine uhora wicuza tu hoya reka tunarebe kuko niba mu busanzwe binavugwa ngo kugira umugore n'intuza umugore aba ari umufasha ubwo ngubwo niba wenda aramutse akubwiye ati nkeneye amavuta yashize ntacyo umufashije nkeneye igitenge cyo nifite cyacitse ntacyo umufashije n'ahandi ajya kubyishakira ugasigara wanungunitse warakaye ngo yaguciye inyuma yahura n'indi niga kimuhereza nta n'icyo bakoze kapu gahita urakara cyangwa yakwirasayo bikaba ugasanga nabwo ibibazo birabaye ariko ufite amafaranga yawe avuga ati mfite imodoka umunsi nabuze esanse binkorere ukaba umushyiriyemo bebe naguze ikibanza naho nanjye nafite amafaranga yo kubaka ntaribe umuntu murabana ntaribe aho ngaho cyakoze biba ari fresh ariko nyine iyo nta mafaranga ufite nta mukobwa washa sinzi ko binashoboka ko nta mukobwa wakwiyumvamo udafite ibiceri nta mukobwa wapfa kukwiyumvamo n'ubundi urukundo niyo mpamvu nta biceri nta n'ikintu rwaba rumaze urukundo nta biceri ntago wabigenda wakwigurira akabwa mu rugo ukagatunga ukagakunda ukagira urukundo rw'imbwa ukikundira inyamaswa zo ntago zikawuntinga ku kintu ufite cyakoze inyamaswa nizo zitagira ntago yarakaranga ibikubwire niyo yasonzera kwihorera ariko nayo yibuze ikirya iragenda biterwa nuko babanye nayo iyo mwasangiye bikeya bike ukabihoranira staying irastenga no kuvuga ishobora no kugenda ikajya ahandi hantu ikajya guhiga ikaza yariye ikamenya aho itaha n'ubundi si biri kukorohereza se nawe ntiwarakara kandi nta n'umujura wakwinjira ihari kabisa rero rukundo nta biceri n'ifu okay Suisshman rero mu kugenda tugana ku musozo wabanza ugahereza abantu akandi kantu ubaye ugafite hafi aho ngaho kabaye gahari ubuntu bwo burahari bwinshi ahubwo numva nabwira nk'abantu twebwe iyi miziki dukora iratuvuna iyi miziki iratubabaza ku rwego utabyumvaho mani ukarara ijoro ukirirwa amanywa
bamwe muri twe baba batari neza mu buryo buri financial nyine batameze neza ku mufuka. Aho ujyanye igihangano cyawe bakakugategereza cyangwa se gutya na gutyo urabizi nyine muri media urabizi. Ese nk'abafana bacu abantu kuko bumva ko badukunda tuba tubafite bake ntibabura baba bahari ahubwo ni iki ni ruhare rwabo ku muziki wacu dukora natwe. Ngiye nababaza nkanabasaba ibi byose tuvunika kubera abo nubwo abari bakeya ngiye simbizi sinabara abo mfite kuko simbazi ubu sinzi ngo ako abahari se singenda ndeba ibintu bagiye ukora kunano gusa baba bahari gusa baba bahari pe ahubwo bajye bagerageza nabo badukorere mana ubwo ubuvugizi mvuga nuko banasaba ingoma zacu ahantu hari hose baba bari indirimbo bakazitambara ahantu hari hose mani bakadufasha gupushinga kuko ejo nejo bundi ngiye nimba ndahantu harenze hameze neza bamufana wanjye azajya yicara avuga ati ngiye ubu ndi muri show ya Swish cyakoze kabisa naje kubicera byanje kureba umuntu nkunda atayishimye urumva bakomeze banadusengera Imana mani dutera imbere. Imana irabikora kandi badusabire kabisa ko Imana dutera imbere imifuka yuzura ibiceri kandi ndabashimira ngiye sinzi ngo muri bangahe cyangwa iki gusa ndabakunda ibi ngibi mbikorera abo mani ndara amajoro mu mastu turabona n'ubundi gifite akazi kenshi cyane ahangaha muri studio rero nibo mbikorera ibi ngibi nkanabikorera roho yanjye yabisariye kandi sinzabireka ntabwo uzabireka. Okay, Suisshman rero ubwo wakubita abafana bawe ukabakubita nk'akaririmbo wenda ka nyuma kugira ngo tukubaze utubazo twa nyuma hasigaye tugusige muri studio ukomeze n'ubundi wikora akazi kawe. Gets down, all my niggas gonna be faded out, so we ain't stop, we do switch it up. Me and Lou to the fresh sun, abanzini bangereranya, mbikora gakeya nkabyegukana, usibye ko twaretse ibyo gukaya, classic sound itugereranywa. Nubwo bazidukanga, ngizi melodies afashe injyana, murazumvana mpaka mu nkanga, gutabizi yabazamuganga. Classic na bad things, drip sheets na handy. Beef no wapi Kamendi hustle mu bandi your classic no bad things your drip sheets no handy beef no wapi Kamendi hustle mu bandi let's go let's get it. Okay none Suisshman none se ibijyanye na promotion y'umuziki wawe ubundi byo bimeze gute? Biracyari hasi kabisa. Biracyari hasi. Uracyategereje ko wagwira ubukaro ahasigaye ukareba niba hari nzakora mpaka mbubonye no siko amaboko y'abantu nayabuze nzakora mpaka nyine nibugwira muzabona na popinzi. None se ubwo tuvuga wenda nk'umuntu ushaka kugutera inkunga cyangwa se nk'umuntu ushaka uko mwavugana kugira ngo arebe ukuntu nyine mwatangira gukora ari ibintu bifite imbaraga nyinshi cyane, ngowe kabisa arasabwa. Ngo arasabwa guhuza nawe tugakora ibintu bya danje niwe dusabwa niwe dukeneye kabisa. Ugakora ibintu bya danje atari ukwizengurukaho ngo ukore indirimbo abare wirwanya nayo kuyishyira ahantu hagiye hatandukanye nyine mbega akagushyira nk'umufungo uhagije. Aramutse hari yagusanga hehe? Ngo aramutse hari yansanga kuri Instagram ni Suisshman SUISSH no kuri Facebook nuko na YouTube ni Suisshman. Yego. Kuri email ni dxhal18@gmail.com. Okay, iyo email yo turaza kuyandikaho ku kiganiro. Ubwo ashobora kuba yakwandikira kuri email cyangwa se akaba yaca DM kuri Instagram. DM on my Instagram na nimero zanjye ahita zibonaho kabisa ziba ziriho akaba ya meeting up.
nongera nsuhuza abantu bacu baba bari abroad kabisa ndabakunda byatari abantu bari hanze kabisa abantu bari hanze kabisa Imana ijye ibaha umugisha namwe kabisa Imana ijye ibaha umugisha ariko nyine nabo barebe Suisshman barebe ukuntu babigenza rwose si ibintu bisanzwe kandi imaze iminsi biba bimeze neza bazakanda akanyenyeri bajye bakanda akanyenyeri dore imihanda imaze iminsi turebe ukuntu twazamuka dukeneye ibiceri fo kuko iki kinyejana ni icy'amafaranga mwana amafaranga atarimo ntabwo bivamo ntabwo bikunda kabisa none ko nanone nibagiye kugushimira nawe we twahuje ariko nta kintu uri kumbwira bite njyewe reka turebe nashimye kabisa reka turebe inyuma ya kamera Imana twavinze fani ariko n'ubundi njyewe akazi kanjye ni ugukora itangazamakuru nkakumenyesha abantu batakuzi nkagerageza nanjye ahantu nyine nashobora kuba nageza ubwo ngubwo nabo bakamenya Suisshman ni uyu nguyu aherereye aha ngaha ushaka kuba hari ikintu wamufasha kuko namaze kubona abantu ni benshi cyane bagukurikira abantu barahari kabisa ni benshi cyane bakunda umuziki wawe ahantu henshi umuntu agenda ajya ugasanga hari umuziki wawe abo bantu rero bamenye yuko ukeneye akantu kaguteza imbere Suisshman katurangiza ikiganiro rero ndagushimiye cyane sawa urakoze mwakoze cyane kutwemerera kudistabinga ukuntu warimo oya naribi narindi mu kazi je naribi kandi n'ubu nkarimo n'ubu nkarimo ndacyari kumwe n'abantu banje ndabibona rwose rero mbere yo kugusezera ko twongere twibutsa abantu bo kuri CB Entertainment ngira ngo ibiganiro tugenda dukora ni ibiganiro bya showbiz ibyinshi ni ibya showbiz tugenda tuganiriza ibyamamare ndetse abantu bamwe bakaba baza bakadusanga muri studio za CB Entertainment cyangwa se hakaba nabo tugenda dusanga kuri tele ntitwakwibagirwa kandi kongera kwibutsa abantu bo muri CB Entertainment ko dukora ibijyanye n'amafoto turafotora tugakora video ndetse tugakora na sonorisation ushaka ibintu byiza twabigukorera neza cyane murakoze rero ngaho dukomeze tubane naho mu minota iri imbere kandi mukomeze murebe Suisshman murebe indirimbo ziwe mu streaming kuri haba kuri za platform zose ubwo ni Audiomack Spotify ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye murakoze rero naho mu kanya mu bindi biganiro biri imbere